Eh, Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri channel yacu uyu munsi. Eh, uyu munsi turaganira cyane ku mwembe n'igikakarubamba. Igikakarubamba ni ikintu mukunze kubona, ni ikintu abantu bajyaga bagira mu ngo zabo, ariko muri iyi minsi usanga abafite igikakarubamba mu ngo zabo ari bake cyane. Ariko ni igiti cyangwa se umuti ufite akamaro cyane ku buzima bw'umuntu. Gusa nuko hari abakoresha igipimo kirenze. Nari ndimo ndareba ikiganiro aho abahagarariye USAID, uriya muryango wafashaga abantu benshi, ariko wakwitegereza ugasanga ibikorwa byabo byari ibikorwa bihungabanya ubuzima bw'abantu kurusha uko byafashaga abantu. Muribuka USAID inkunga yatanze mu gukingira abana b'abakobwa kanseri y'inkondo y'umura mu karere ka East Africa cyangwa se Afurika y'Iburasirazuba, Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda na Sudani y'Amajyepfo. Bariya bakobwa bakingiwe ubu muri ibyo bihugu byose uko ari bine. Ngira ngo hari ibihugu buriya navuga ko nkunda systeme zabo. Hari ibihugu nka Eritrea, hari ibihugu Ethiopia nayo isigaye yarahindutse, kera yari igihugu kizima ariko nayo yarangiritse. Ariko ibihugu nka Eritrea ni ibihugu udashobora gusanga abana babo baterwa navuga ngo inyica mubiri karahabutaka zingana nk'izo twebwe muri East Africa dutera abana bacu. Kandi abana babo si ibimuga, sibo bafite ubwenge buke, sibo bagwingira, ni abana bazima. Ndavuga muri Eritrea. Ntabwo ushobora gufata ziriya ngo kanseri y'inkondo y'umura ngo uyijyane muri Eritrea ngo bakwemerere. Icyo babanje gukora ni ukwirukana imiryango mpuzamahanga yangiza ubuzima bw'abaturage babo. Icyo rero muri East Africa nicyo cyananiranye, kubera ruswa, kubera kwikunda, kubera ubusambo. Kuko burya iyo umuntu akenshi yikunda kugira ngo azakunde abandi biragoye. Kandi mwibuke ngo itegeko ry'Imana ntabwo ari uko riteye. Riravuga ngo uzakunde Imana yawe, iryo rya mbere. Rya kabiri uzakunde mugenzi wawe. Rero uretse gukunda bagenzi babo no kwikunda, hari igihe usanga wakwibaza ati se bano bantu ahubwo baranikunda? Ndavuga abantu bo muri East Africa in general. Kuko bariya batera basanga mu mashuri ni abana babo. Ni ukuvuga ngo ari umuyobozi wabisinyeho, uriya wo ushinzwe ubuzima, umwana we bari bumusange mu ishuri nawe babimutera. Abakozi bo muri iriya minisiteri y'ubuzima hano, iyo mvuga ku buzima, iyo mvuga ku buzima ntihagire uzamvangira anjyana mu by'ubucuruzi, anjyana muri politike cyangwa ahandi. Mvuga ku buzima, ni ukuvuga ngo ni minisiteri z'ubuzima mvugaho, zishinzwe ubuzima mu karere kacu, zigenda zangiza ubuzima bw'abaturage. Si muri East Africa gusa, iyo urebye no muri za West Africa, biriya bihugu bya Nigeria, Ghana, Cameroon, biriya bihugu, uretse Burkina Faso yivanye muri uwo murongo, ibi bihugu byose bindi bimeze kimwe. Afurika hafi ya yose mbese usanga abana ni ibimuga. Ngira ngo ikigereranyo cyerekanye ko abana bagwingira kubera ziriya nyica mubiri karahabutaka babateramo bakiri bato. Abana bagwingira
barenze miliyoni 300 muri Afurika. Ni benshi cyane, ni igipimo cyo hejuru. Mu myaka yashize, imyaka 5 ishize, bari abana bageze muri miliyoni 60, ubu bageze muri miliyoni 300. Bitewe n'iki rero? Bitewe n'uko imyambi y'ibishira babatera mu mibiri yabo, bavuga ngo barabarinda indwara bakiri abana, igenda yiyongera. Ni ikibazo rero gikomeye, ni ikibazo gikomeye. Nge narebye ukuntu USAID bayifunze, ndishima cyane, kuko amafaranga yazanaga yari amafaranga abantu baryaga bakagabagabana, bashinzwe cyane cyane inzego z'ubuzima hagati yabo, batitaye ku buzima bw'abaturage babo. Aya mafaranga rero ntibazongera kuyabona, bivuga ngo ntabwo bazongera kuzana ibindi bishyashya. Ibyo bafite nibyo byatumye abana b'abakobwa bangirika. Ubu abana b'abakobwa arashaka ntabyare, umwana w'umukobwa agashaka agategereza urubyaro agaheba. Naho umura barawangije, babeshya ngo baramuvura kanseri y'umura. Hari n'abenshi ubu bari kurwara izo kanseri z'umura kandi bavuga ko bazibakingiye. Cyane cyane twibukiranye ko ibyo babateyemo batabiteye abana babo, kandi ariho bikorerwa. Bikorerwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abana babo ntazo begeze batera. Nta mukobwa wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika begeze batera ibyo bintu. Nta mwana w'umukobwa wo muri Australia begeze batera ibyo bintu. Nta mwana w'umukobwa wo mu gihugu cy'Ubwongereza begeze batera ibyo bintu. Nta mwana w'umukobwa wo mu gihugu cy'Ubufaransa begeze batera ibyo bintu. Ibyo bintu ni ukuvuga ngo uramutse ushatse kubitera umwana, bisaba ko umuganga w'umwana muvugana nawe, bigasaba kuvugana n'umubyeyi. Ni processus ndende, ariko kubera ko inganda zikora imiti ziba zishakira amafaranga, zica inyuma zigaca muri iyo miryango ya USAID ikaba yabigura, bitewe n'uko izi icyo igiye gukora. Gahunda atari ukugira neza ubuzima bw'abantu, ahubwo akenshi ari ukubwangiza. Igashoramo amafaranga menshi, ubundi ikabizana ikabitangira ubuntu, cyangwa rimwe na rimwe ikabitanga ariko yabanje guha abari businye iyo mishinga amafaranga atubutse, ubundi bakamanuka bakangiza ubuzima bw'abana babo. Bajya bavuga ngo igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda. Igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda. Nuko bigenda rero, ugasanga abana b'abakobwa ubu bari kwisanga nta rubyaro. Batangiye kubacira urumanza, bavanyemo inda nyinshi, cyangwa bagiye mu busambanyi cyane, rimwe na rimwe wenda atari nabyo. Ari amakosa yabaye mu nzego z'ubuzima, kandi noneho ni ibintu bizenguruka bakabitera igihugu cyose. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo cy'uko abantu bazajya mu nzego z'ubuzima bwo mu gihe kizaza, bazajya batekereza ku buzima bw'abana babo mbere y'uko batekereza ku nyungu zabo bwite, mbere y'uko batekereza ku byo bo bakeneye mu buzima bwabo. Kuko yishimira ko yabonye amafaranga, umwana we nibyo agiye kwiga muri universite zo hanze, nawe agiye muri vacances, yubatse ibizu biragurutse, ariko yangije ubuzima bw'abantu. Rero sosiyete itabyazwamo umusaruro, nta sosiyete ibirimo. Abantu badashobora kubyazwamo umusaruro, aho uzasanga igihe kigeze abantu batakibyara. Abantu bagomba kubaho kugira ngo bagume kuri ubwo butaka. Ibyo rero nibyo bakora, byo gushaka kugira ngo babutuvanemo, bo bagende babwinjiremo. Niyo mpamvu ubona
ibyo bita systeme ya privatisation bazanye, cyangwa se ko ibintu byacu tubicuruza tukabiha abanyamahanga, yaba ari ubutaka yaba ari ibindi, inzego zikavaho za leta, noneho zigashyira ibintu mu bikorera, nibyo bita privatisation. Ibyo rero ni ukugira ngo abanyamahanga bagende bafata gakondo yacu bayigarurire. Muzabavanamo gute? Ko uzajya usanga bazagera aho banabayobore, bazagera aho babe na ba perezida, kubera ko mubaha n'ibyangombwa, mubaha n'amarangamuntu n'ibiki byose. Kubaha amarangamuntu si bibi, ariko bazagera aho banabayobore, bazagera aho bajye babategeka. Uko iminsi ishira niko mugenda mucika intege, niko mugenda muba bake. Ntimurebe ko tuvuge nko mu Rwanda mufite miliyoni, tuvuge nka 13, ariko mu myaka 10 muraba mufite nka miliyoni 4. Muraba mumeze nka za Botswana n'ubundi bihugu bagiye bateramo ibyorezo bya sida, abantu bagapfa urusororongo. None ibihugu za Swaziland abantu bagenda bapfa gake gake, n'abandi batabyara cyane, abantu bakagenda bagabanuka. Muraba nka Amerika yo mu 1800 ni gutyo, yari ifite abirabura barusha abo uyu munsi. Abirabura bagiye he? Abo birabura bagiye he? Mujye mujya gukora ubushakashatsi, murebe imibare. Ni gute imyaka magana ngaho ishize, hafi 225, abirabura bari benshi icyo gihe, bari baraje mu bucakara, bari benshi pe, icyo gihe barabyaraga. Ubu abirabura ba gakondo bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, udashizemo abanyamahanga, yewe niyo ushizemo abanyamahanga baguma ari bake. Mwibaze ibyo bintu bajya hehe? Ni hahandi usanga iyo umuntu ageze muri biriya bihugu bahita bamwumvisha ko arwaye diyabete, ko arwaye imitima, ko arwaye ibiki byose. Niyo mpamvu nagakomeje mbwira abantu, cyane cyane urubyiruko ruba mu mahanga, igihe cyageze ngo mutahe. Twese amahanga twayabayemo, ariko twaratashye. Mwirinde ababashuka bababwira ngo ubuhanuzi, ngo iki, ngo ibintu ngo bizagenda gutya. Igihe cyageze ngo mutahe, mujye kubaka gakondo yanyu. Igihe cyageze ngo mugaruke iwanyu, mutitaye ku byo ababyeyi banyu bababwira, mutitaye ku bindi. Ndavuga urubyiruko, cyane cyane urubyiruko rutiteye imyambi y'igishirira, rutiteye inyicamubiri karahabutaka. Turabakeneye cyane, mugaruke. Aho kugira ngo ufate amafaranga ujye kuyapfusha ubusa muri ibyo bihugu, mufite amahirwe yo gukorera amafaranga. Mugaruke, mugure ubutaka, mugaruke mushori wanyu, kugira ngo igihugu cyanyu kizabeho. Ibyo bababeshya ngo hazabaho ngo ubuhanuzi n'ibiti byose, ubuhanuzi bwararangiye. Ubuhanuzi bwarangijwe n'inyicamubiri karahabutaka n'imyambi y'igishirira bateye mu bantu. Aho niho ubuhanuzi bwarangiye, nta bundi buhanuzi busigaye. Nta yindi myambi y'igishirira izaza ngo bayijombe abantu bangana kuriya. Okay, ubwo rero tugarutse kuri ibyo twavugaga. Imyembe, ushobora gufata imyembe 4 myiza muri sezo yayo. Imyembe myiza nk'imyembe urabona ko ni ya yindi mitoya ya gakondo, atari ya myembe bavana muri za Tanzania, muri za Kenya, za Uganda n'ahandi. Imyembe ni ya yindi y'ibiti byo mu Rwanda bya gakondo, niyo myiza rero. Niyo myiza. Ushobora gufata imyembe nk'ine ukavanga n'iki gikakarubamba
kugira ngo yoze imitsi yo mu mubiri wawe, yoze icyo bita vascular system, system yose igendamo imiyoboro y'amaraso yawe ugomba kuyoza, kubera ko umwijima wawe ni 3/4 by'izindi nyama, niwo ukora stoke y'intuza y'amaraso yawe yose. Iyo amaraso yawe avuyemo uburwayi akavamo ziriya nyica-mubiri karabutaka, cyane cyane ko twabonye muri video zashize, mujye mujya gushaka video zashize, niyo mpamvu mugomba gukora subscribe ngo murebe video za kera. Hariyo bita line 1 protein ituma iyo baguteyemo ziriya nyica-mubiri karabutaka zigenda zikaba kimwe mu bigize DNA yawe cyangwa kimwe mu bigize utugenga mubiri twawe. Ni ibintu rero biteye ubwoba, niyo mpamvu mugomba koza muhereye ku mwijima, muhereye ku maraso. Kimwe rero cyabafasha cyane cyane muri ibyo ni umwembe. Umwembe unafasha koza mu nda hose, babandi bavuga ngo bafite ibyo bita constipation, kugagara mu nda, babandi bavuga ngo bafite ubushye mu nyama z'umutima zimwe bita myocarditis, ngewe mvuga ko arizo zica abantu, sinzabisubiramo cyane, ariko nge nagiye mbona abantu, umuntu ukamureba ukabona afite ibimenyetso no kwishura, hashira iminsi ukumva arapfuye, ariko abandi bati umuntu bamuroze, umuntu bagize gute. Ni ukuvuga ngo hari ibyo abanyankore ntago bajya bemera ko hari umuntu ushobora gupfa yipfushije. Ndavuga abanyankore ba kera baravugaga ngo bamurogeye, ngo bamuroze. Noneho n'abanyarwanda rero muri iyi minsi babaye nk'abo banyankore ba kera, nta muntu ushobora gupfa kubera imyambi nyica-mubiri karabutaka babateyemo, ntawe ubitekereza. Umuntu bamuroze, umuntu bamwishe, harimo n'abasigaye bakora ibikabyo ngo bamukubise ngo amasasu. Izi mbuga nkoranyambaga ni hatari, zisaba gushishoza, abantu ntibapfe kwakira ibyo babapakiramo byose. Imbuga nkoranyambaga ubwazo zibereyeho kuyobya abantu, ntabwo zibereyeho kubayobora mu nzira ya nyayo. Zibereyeho kubayobya kuko zibereyeho gutwika kugira ngo babone amafaranga, binjiza amafaranga. Bariya abenshi bazifungura kugira ngo binjize amafaranga. Ntabwo rero bashobora kubwira ngo umuntu yapfuye urupfu rutunguranye cyangwa se yapfuye n'indwara isanzwe, kubera ko ibyo ntabwo biri buzane amafaranga. Bagomba gushaka ko bakumvisha ko abantu bose bishwe. Ntabwo mpakana ko wenda hari abantu bicwa crimes cyangwa se ihohotera cyangwa ubwicanyi bwahozeho kuva kera mu binyejana byose isi imaze ku isi, ariko abantu babyuke bashishoze. Ntabwo abantu bari gupfa muri no minsi hafi 97% ntabwo ari ubica cyangwa se ni impfu zitunguranye zaturutse ku myambi y'igishirira. Cyane cyane ko usanga mbere y'uko banapfa basanzwe barwaragurika, ariko kugira ngo umuntu azumvisha abantu ko nimba haje imbuga nkoranyambaga 7-8 kugira ngo uzajye kuvanamo abantu ko umuntu atishwe, biba bigoye. Ariko rero bisaba ko mufungura amaso, mushishoze, murebe aho mutuye, muri sosiyete yanyu, aho mwiga ku mashuri, abo mukorana nabo, niba muri abayobozi cyangwa abaturage basanzwe, murebe impfu zigenda zibaho, ni nyinshi, zirabegereye. Aho kugira ngo ubwonko bwanyu butwarwe n'ubwoba, butwarwe no kuvuga ngo kanaka yapfuye, karabaye n'ibiki byose,
mwimutekereze uburyo muzabaho kandi nimukoresha ibi bintu mbabwira muzabaho. Imyembe rero ushobora kuyifata ari ine, ukayifata ari ine, okay, nimba nanayifite imyembe ine dore ngiyi, noneho ugakoramo ji yawe izavana imyanda mu mpyiko, izoza umwijima, ikanasubiza sterizi z'umwijima cyangwa utunyangingo utwora mwijima, ukagenda utwubaka. Umwijima niyo nyama yiyubaka vuba. Iyi rero ni nziza ku bafite na kanseri y'umwijima. Imyembe bayikoresha bari kuri ubuvuzi busanzwe bwa kanseri, bayikoresha kugira ngo bahore bafite imbaraga. Imyembe ni myiza cyane, muyikoreshe, izabafasha no kugira ngo ubwonko bwanyu bubyuke. Imyembe ine, ibabiri rinini rimwe ry'igikakarubamba riba rihagije, ubundi mugakora ji. Abatafite utumashini, ubundi murasekura, uravanamo ugasekura. Iki nanone mujye mwibuka ko ibi bintu by'imbuto ntabwo ari byiza gushyiramo amazi akonje. Ufata amazi ashyushye, yamaze kubira, ufite imyembe hariya wasekuye cyangwa wateguye, ugahita ugira gute, ugahita uvangamo ako kanya, ariko utabitekanye. Imbuto ntabwo baziteka. Amazi ashyushye yawe nimba ushyize muri juice yawe kari agakora ji, ugahita ni byiza rero ko cyane cyane mwita kugurana turiya tuntu. Ushobora gufata gahunda yo kubika amafaranga umwaka umwe, umwaka utaha ukabura gafite, ubundi ukajya ukora ji yawe ukayikora, ukanywa ibikombe nka 2 ku munsi, ukaba woza umwijima. Umwijima niyo nyama nini cyane. Ufite umwijima muzima niwe ubaho imyaka myinshi ku isi. Rero mubikore, bizabafasha byinshi. N'abafite ikibazo mu ngingo, abafite ibibazo by'imitsi bigiye bitandukanye, abafite umwuka muke mu bihaha, bizabafasha cyane. Hari abagore bafite ibibazo byo kujya mu mihango ihindagurika. Hari n'abatakijya mu mihango kuva bitera turiya turemangingo. Hari n'abumva umubiri umeze nk'uwapfuye. Imyembe izagarura ubuzima bwanyu. Mukomeze rero mwiteho. Murakoze. Mwari kumwe na Master Kata. Mugire ibihe byiza.